Ndabashubije rero kwa Eminiyu inama y'umunsi. Rimwe na rimwe ibyo twifuza sibyo duhabwa kubera ko ubushobozi dufite aba ari buke, n'abafite ubushobozi bwinshi nabo ibyo bifuza sibyo bahabwa, bahora bakeneye ibirenze ibyo bafite. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu munsi Eminiyu njye mubona maze igihe kinini nkora, ariko n'ubundi byifuzo byanjye sindabihaza. Nawe rero ushobora kubaza nk'igihe maze ndankora cyangwa watangiye mbere ukaba hari aho ugeze undenzeho, ariko ejo n'undi wawe waje ejo akakurengaho. Bene magambo, ufite igare aba yifuza abiri, ejo yabona moto akifuza indi, yabona imodoka akifuza indi, ufite indege yifuza ebyiri. Ibyo rero nibyo tugomba kubakiraho, bigatuma tubaho tugomba kubaho mu gihe gikwiriye. Wishaka ngo abana ngo kanaka ngo ameze gutya ngo niko ngomba kumera. Eminiyu rero icyo ashinzwe, icyo amaze yumva yasangiza abantu muri rusange, nicyo aba yakoze. Wivuga ngo rero ngo kanaka afite imodoka, undi afite igare, ibyo ntabwo ari byo. Uriya ni pasiteri, uriya ni padiri, uriya ni umucuruzi, hari uburyo abonamo amafaranga. Ibyo bintu ntabwo bigukwiriye. Kora, byuka mu gitondo ukore, nimugoroba ukore, nawe uzatera imbere. Reka twese biratuvuna ariko tukagera aho tugera. Nanjye ubwanjye sinzi ko nakifata ifoto ngo mbe nayishyira nko ku rubuga runaka ngo nanjye wenda ngaragare. Menya n'ibi rero cyangwa Eminiyu nkora imirimo myinshi cyane. Ndogosha, ndi umwubatsi, ndi umuhanzi mu buryo butandukanye, ndi umuvuzi, mbese ibintu byinshi cyane nkora, ariko kugira ngo ndebe ko natera imbere. Nkaba nafasha na buri umwe wese akeneye ubufasha runaka. Nawe rero fata umwanya wawe uwukoreshe neza. Nimba ufite igiceri cy'ijana, shaka uburyo kibyara ikindi. Niba ufite 200, tuma aba 400. Turi mu gihe rero kigoranye cy'ibintu by'ibisindisha, ibiyobyabwenge byinshi. Handi umuntu abona 1000 akabona ataguramo akawunga ngo arye, agahitamo kuguramo itabi cyangwa urwagwa. Igihe turimo rero ni igihe kigoye, ariko tugomba kubyiga nabyo, kubana nabyo, ariko tugakora tukabyirenganya kugira ngo tugere aho tugera. Kuko nibyo rwose. Iyi ni inama nziza nakugira, nanjye nigira, kugira ngo tubashe kuzamuka, tuve aho ngaho mu bishanga turi kumwe mu bivuga, nyine tuzamuke. Niba ufite ikiro cy'umuceri, wagisangira n'abandi. Hari abantu bashonje, wikirya wenyine, kuko nawe numara kukirya wenyine kigashira, uzaba ukeneye kanaka nawe ko guha. Ufite icyo kiro cy'umuceri, tumira umuvandimwe w'umuturanyi wawe nawe ushonje, umuhe. Niba ufite agafu k'igikoma, wikiherera anafasha, kuko nawe ntuzi ejo uzagufasha. Ujya kubona ukabona nk'umuntu araje nk'agatera ngo kanaka ngo yamvuze. Kuko uvuga nibyo bizatuma uzamuka. Ko bakuvugwe, niba bakuvuga ibyiza, niba bakuvuga ibibi, nabyo umenye kubikosora, ibyo bizagufasha.
Eminiyo rero murambona ayo mazina yanjye ya nyayo nayo murayazi. Eminiyo nickname ni izina nahaye channel yanjye kugira ngo njye mbaha ibyo mfite bibasangiza. Tuzajya twigana ijambo ry'Imana, twigane ibintu byo guteka, kubaka, gucuruza, gutembera ahantu hatandukanye hose ndahagera. Muntu rero gukurikiye video nk'ingiyi jya wihangana uyirangize kuko niyo wowe ufite inyungu kundusha, ukore neza kandi bigende neza, sibyo? Uyisangiza abandi kuko nta kibi mba navuze ngo wenda ngo kiragukoraho cyangwa ngo bavuze nabi. Uyisangiza abandi, ukore subscribe kugira ngo tubone inkuru zanjye, bizakomeza bigende neza. Reka tuzasubira utaha tuzaza tuganira kuri Bibiliya, zashyiraho wenda n'izindi video nyinshi zitandukanye, ariko tujyane mu mujyi umwe turebe ko twafasha igihugu cyacu gutera imbere. Muri iyi minsi abahanzi nta kintu bari kuduha, indirimbo ziri aho zitamenye izo arizo, nkubita cyangwa mvuna wa mugani wa wundi, ntabwo byoroshye. Sawa, mugire ibihe byiza. Ubwo ndabashimiye kandi Eminiyo irabakunda, abafana banjye ndabakunda, hagiye tuzinze abiyereka nanjye mukanyereka. Mugire ibihe byiza kandi mugume